Abasoje abakunzi ba Ize Media TV nk'uko bisanzwe nizere ko mwamaze gukanda subscribe nawe utarayikanda yikande usangiza abashuti bawe video zacu mujye kunzogera mukande ahanditse all ubundi mujye muha update yo kubona ibiganiro byacu mbere y'abandi. Uyu munsi rero tubafitiye ibiganiro. Uyu munsi naje kuganira namwe kubabwira bimwe mutari muzi bigendanye no kurangiza k'umukobwa. Ese ushobora kwibaza, ese wowe musore ni iki gishobora kumbwira ko umukobwa turi kumwe cyangwa umugore turi kumwe yarangije? Hari ibimenyetso byinshi bishobora kwereka yuko umukobwa yarangije cyangwa se ari kwitegura kurangiza. Ibyo byose ni ibintu abenshi batazi, cyane yuko nta nubwo abakobwa benshi bakunda kurangiza, nyine ntabwo barangiza kenshi. Ariko icyo gikorwa ubundi kugira ngo kibeho ni uko muba mwabiteguye, ni uko muba mwateguranye. Ariko kandi nubwo mwategurana, ntabwo uko muteguranye ntabwo ariko umukobwa arangiza. Hari umukobwa utajya urangiza na rimwe. Ibyo ntabwo ari uburwayi pe. Hari urangiza bitinze bitewe n'uwo bari gukorana igikorwa, nk'umusore akaba we arangiza mbere, cyangwa se igihe arangiriza umukobwa akaba arangiza nyuma cyane. Cyane yuko abakobwa bo nako ni buri gihe pe umukobwa arangiza bitinze. Rero ikintu ushobora gufasha umukobwa kugira ngo abe yarangiza ni uko umutegura wowe musore mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina. Ugomba kubanza ukamutegura, ukamwereka ko muri kumwe, ukamubwira amagambo meza. Ayo magambo meza umubwira n'uburyo umutegura umukora ahantu henshi hatandukanye, niko ibyiyumvo byo bizagenda bigakora ikintu, imisemburo izazamuka. Hamwe muzajya gukora igikorwa yamaze kubyiyumvamo, nibwo bimuha guhita arangiza, kubera ko aba yamaze kubyishyiramo, yamaze kubona ko muri kumwe ko mugiye gukora icyo gikorwa, ubundi bikamufasha kuba yarangiza. Ushobora kwibaza rero uti nibihe bimenyetso bishobora kunyereka yuko umukobwa tugiye kurongorana agiye kurangiza? Umukobwa ugiye kurangiza hari ibimenyetso yerekana, nk'uko umuhungu wa kenshi ntabwo akunze kubyerekana. Umuhungu, abakobwa twebwe nitwe tubyiyumvamo. Hari umukobwa w'inshuti yanjye yigeze kunyandikira arambaza ati, ese mfite umusheri ariko dukora imibonano mpuzabitsina ariko nta munsi n'umwe ndarangiza. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ubwo rero nawe nizere yuko agiye kuboneraho inama ngiye kubaha, kandi nawe mwibasore mugiye kuboneraho uburyo muzaza muboneraho ko abakobwa muri kumwe cyangwa abagore muri kumwe mugiye gukorana icyo gikorwa bagiye kurangiza, cyangwa se ukamenya niba yarangije. Ikimenyetso gishobora ubundi umukobwa iyo yashyukwe yarangije kwiyumvamo yuko agiye gukora imibonano mpuzabitsina, rugongo ye hari ukuntu iba yabaye ndende, kandi yakomeye ntabwo iba imeze nk'ibisanzwe, iba yakomeye nk'uko igitsina cy'umugabo iyo cyashikwe kiba kimeze, na rugongo y'umukobwa niko iba imeze. Icyo gihe rero iyo agiye kurangiza, ya rugongo iramanuka, ntabwo iba igikomeye, kuko iyo ikomeye aba ashyuka, ariko iyo agiye kurangiza iramanuka ikoroha, ubundi ukumva nyine yamanutse yabaye nk'ibisanzwe. Ikindi, mu myanya y'ibanga mu gitsina cye, iyo ukojeje imboro wumva horoshye, wumva ibice byasubiye inyuma. Ubundi iyo muri gukora imibonano mpuzabitsina mu gitsina cye, wumva hakomeye, wumva hashyushye, wumva mbese imyanya y'imbere ye irimo irakubiziga, uba wumva irimo irakubiziga. Ariko iyo agiye kurangiza wumva nyine yasubiyeyo, wumva yasubiye inyuma, itakiri kurwana nawe, wumva nyine itakiri kurwana n'imboro yawe. Icyo gihe uzamenye rwose ko umukobwa muri kumwe, niba muteguye neza, umenye yuko agiye kurangiza. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bishobora kwereka ko umukobwa agiye kurangiza. Ikindi kandi, umukobwa ugiye kurangiza
uzabona yagabanyije amagambo cyane. Niba yakubwiraga ati I love you, akubwira utugambo twiza twinshi aratugabanya, kuko aba ayageze, ntabwo ngo aba yageze mu isi ye, aba yumva nyine yaryohewe cyane n'imibonano mpuzabitsina, noneho ya magambo arayagabanya. Ikindi kimenyetso uzumva ahumeka cyane, ahumekera hejuru. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kwereka yuko umukobwa muri kumwe cyangwa umugore muri kumwe agiye kurangiza. Ahumekera hejuru kubera yuko nyine aba yinjiza oxygene, asohora umwuka, arahumeka cyane, agahumeka cyane, akagufata akagukomeza. Ibyo nabyo ni ibimenyetso bizakwereka umukobwa muri kumwe cyangwa umugore muri kumwe yuko agiye kurangiza. Ibimenyetso nabategura n'ibyo, ariko nanone nubwo mbabwiye ibyo bimenyetso, hari nanone ibindi bimenyetso bishobora kukwereka yuko umukobwa muri kumwe cyangwa umugore muri kumwe yarangije. Hari igihe uzategura umukobwa yumve agiye muri iyo mudu yo kurongorana, yumve. Kandi iyo umukobwa yagiye muri iyo mudu byanze bikunze akenshi bararangiza. Hari ibimenyetso rero nanone bishobora kwereka yuko yarangije, kandi nyamara hari abashobora kurangiza wowe utararangiza. Umukobwa warangije ikimenyetso kizabikubwira. Ubundi iyo muri gukora imibonano mpuzabitsina, mu gitsina cy'umukobwa haba hashyushye cyane kubera ububere nyine buba bwaje kubera imisemburo, nyine imisemburo iba yakoze amavangingo, haba horoshye mu gitsina cye. Ariko iyo umukobwa yarangije uzabona kenshi atabishaka ko mukomeza gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gitsina cye ububere bwe bugira kugashira. Iyo yarangije ntabwo umubiri uba ukiri gukora imisemburo ako kanya, kuko iyo umukobwa yarangije ntabwo biba biri hafi kugira ngo yongere ahite yiyumvamo icyo gikorwa. Rero mu gitsina cye uzumva humye, hahandi uzabikora wumva urimo urarwana nawe, wumva nyine akakubwira ko uri kumubabaza. Hari n'igihe ashobora gucika n'ibisebe kubera yuko iyo umukobwa yarangije mu gitsina cye byanze bikunze, iyo waba wamunyaje haruma akumva uri kumubangamira. Ibyiza rero inama nabagira ni uko mbere y'icyo gikorwa mwajya mubanza kuganira, mugategurana, kandi mukirinda nyine uko muri gukorana icyo gikorwa. Byanze bikunze mwese muhamuzi, mba mwaganiriye, muri kubona aho ushobora gukora mugenzi wawe akumva ubushake burazamutse. Iyo wowe umuhungu cyangwa wowe mukobwa ugiye kurangiza ubona mugenzi wawe atararangiza, ugomba gushaka ikintu ukiribagiza, ugatekereza nk'ikintu kibi kugira ngo utarangiza mbere y'uwo musore cyangwa mbere y'uwo mukobwa. Kandi iyo ugiye kurangiza, iyo wumva ushaka kurangiza, ubiganiraho na mugenzi wawe muri gukorana icyo gikorwa kugira ngo igikorwa kigende neza, mwese murangirize rimwe. Ibyo ni byo nabateguriye kuri icyo kiganiro. Nizere yuko mwamaze kubimenya. Hari abasore benshi bajya bibaza bati se ko tubona tubikora, kuko buriya umukobwa tubikorana ararangiza, ukabyibaza. Niba wamaze kumva iki kiganiro, wamaze kumenya niba umukobwa arangiza gute na gute, kandi inama nabagiriye ni ukugira mubanza mugategurana kugira ngo igikorwa nyamukuru mwateguye kigende neza, buri wese yishimire icyo gikorwa mwakoze. Ndabashimiye rero wowe wamaze kureba iki kiganiro. Nizere ko wamaze gukanda subscribe, ndetse uri busangize n'inshuti zawe kino kiganiro kugira ngo ubumenyi nawe umenye n'abandi babumenye. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Bye.